Nyakubahwa Minisitiri w'Ingabo, Chief of Defense Staff, Service Chiefs, General and Senior Officers, members ba family bacu bari hano, mwiriwe neza. Ijambo ryo kuvuga kuri uyu munsi ni ijambo ritoroshye kubera ko ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi w'ibyishimo birenze. Maze ukwezi kose kurenga ntekereza ijambo navuga kuri uyu munsi kuko nari nzi ko uyu munsi uzagera. CDS akora lisiti yo gushaka abazajya muri retirement uyu mwaka, twarabiganiriye. Ndamubwira nti niba ukora lisiti banza izina ryanjye hejuru y'abandi bose, abandi bakurikira. Ndabimubwira nawe niko yabyumvaga. Nari nzi rero ko uyu munsi uzagera, ntibaza ijambo nzavuga kuri uyu munsi, numva ari ijambo riremereye cyane, nkumva ntabona amagambo akwiriye yo kurivuga neza uko nakabyifuza. Ngerageza kwandika amadisikuru yose ndayafuta, ngera aho ngaho mpitamo kuzavuga mbikuye ku mutima wanjye ibyo nshaka kuvuga. Ariko ntabwo ari amagambo menshi cyane, nta nubwo agoranye cyane, kuko ijambo rikomeye cyane ry'uyu munsi ni ijambo ryo gushimira. Gushimira byimazeyo, gushimira tubikuye ku mutima, twebwe aba generals, aba senior officers n'abandi basirikare bose bagiye mu kiruhuko. Ni ijambo ryo gushimira cyane cyane, dushimira umugaba w'ikirenga w'ingabo za RDF z'u Rwanda, Nyakubahwa Perezida w'igihugu cyacu. Turamushimira byimazeyo cyane. Ni amahirwe adasanzwe, ni n'ishema rikomeye cyane kuba twarabonye amahirwe yo gukorana no kuyoborwa n'umuntu nka His Excellency Perezida w'igihugu cyacu na Komandant Chief wa RDF. Ni amahirwe adasanzwe kubera ko ni umuntu udasanzwe, ni umuntu udasanzwe. Uko turi hano twese ari abasezeye, ari n'abicaye hano, abenshi bari hano ni abantu babaye mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu kuva ari bato, kuva rutangira. Nubwo bamwe dusezeye ariko n'abandi bose twaratangiranye. Bazi agaciro duha His Excellency, bazi aho yadukuye hatoroshye, kuhavuga mu magambo ntabwo ari ibintu byoroshye. Aho yakuye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, uko yubatse izi ngabo zikarinda zihagarika jenoside, zikarinda n'igihugu cyacu kugeza uyu munsi, nuko zihagaze. Urwo rugendo rwe n'izi ngabo ni amateka akomeye cyane, ariko twebwe tuzi neza uko yabikoraga n'uko yabikoze, twumva dufite ishema ryinshi cyane. Dufite ishema ryinshi cyane, kumushimira ntabwo bihagije mu magambo, ariko bidutera ishema kuba twarakoranye nawe, twaragendanye nawe uru rugendo. His Excellency uko yubatse RDF kuva muri RPA, uko yagiye ayubaka kugeza uyu munsi uko ihagaze, turahamya ko, turanizera ko uwasezera mu ngabo uwo ari we wese, ari natwe tugiye uyu munsi, dufite icyizere kidakuka cy'uko igihugu cyacu gihagaze neza mu buryo bw'ubwirinzi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yubatse RDF idahinduka, idahinduka mu miterere yayo, idahinduka
mu myumvire, mu mitekerereze, mu migirire, karagita yayo idatezuka n'umunsi n'umwe ku nshingano zayo, ku buryo uyu munsi imbaraga RDF ifite ziha icyizere uwo ari we wese wageze igihe cyo gusezera mu ngabo kuba yasezera nta kintu na kimwe yikanga. Rero kuyoborwa na His Excellency muri uru rugendo ni rurerure cyane. Bamwe mu bicaye hano basezerewe, hari abarengeje imyaka 42 n'itatu mu gisirikare, abandi turi muri 40, abandi bari muri 38, abandi bari muri 33 kuzamuka. Ntabwo ari imyaka mikeya. Kuyoborwa rero na His Excellency utarigera n'umunsi n'umwe atsindwa urugamba na rumwe, ugakurira ukaba mu ngabo za RDF zitarigera zitsindwa urugamba na rumwe, n'iby'agaciro. Twebwe abasezeye uyu munsi dufite ishema ryinshi cyane, kubera ko ntacyo twishinja, ntacyo tutakoze, ku buryo umurage dusigiye barumuna bacu, dusigiye n'abandi bagikora, ni umurage ukomeye cyane, kandi twizera ko bazakomeza nabo bakawusoza neza. Gusezera mu ngabo, kujya muri retirement, ni umuco mwiza muri RDF. Twawutangiye ufite impamvu yo gukomeza kubaka igisirikare cyacu ngo gikomere. Gusezererwa mu gisirikare ni kimwe no kwinjiza abantu batoya mu gisirikare, kuko igisirikare niko giteye. Igisirikare abantu binjiramo bakageza igihe bagasohokamo. Iyo mugeze mu myaka rero runaka, kubera ko igisirikare gikenera imbaraga cyane cyane z'umubiri, gusezera ni ugutanga umwanya kugira ngo abakiri bato bafite imbaraga bakorera igisirikare, kubera ko inyungu tuzibona mu gisirikare cyacu. Kandi iki gisirikare nk'uko nabivuze, His Excellency aracyubaka mu buryo burambye. Abakibona, abatakizi ukuntu His Excellency yubaka iki gisirikare cyacu, kiratanga icyizere cy'uko igihugu cyacu kizarindwa mu myaka itari hasi y'100 imbere. Ubu buryo rero bwo kwinjiza mu gisirikare no kugisohokamo nibwo buryo bwiza bunoze bwo kubaka igisirikare cyiza kizarinda u Rwanda uyu munsi, ejo n'ejo hazaza. Gusezerwa mu gisirikare cyangwa kuva mu gisirikare ntabwo bivuze ko umuntu aretse igisirikare. Igisirikare wakivamo, ariko cyo ntabwo cyakuvamo. Igisirikare wakivamo, ariko cyo ntabwo kizigera kikuvamo. Ni ukuvuga ko n'abasezeye uyu munsi igisirikare ntikizigera kibavamo. Aho bagiye, ubumenyi bajyanye, ubunararibonye bafite, ubushake, ubwitange, urukundo rw'igihugu, icyaba icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose, usibye ko batanagiye kure, bari hafi y'ingabo, nta cyashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Aba bagabo bose mubona hano bahari, ntabwo byashoboka. Icyo twakwizeza abantu, abanyarwanda n'abandi bose, ni uko igihugu cyacu kirinzwe pe.
igihugu cyacu kirarinzwe kandi neza, kandi ingabo za RDF ziratanga icyizere cy'uko igihugu cyacu kizarindwa no mu myaka myinshi cyane iri imbere kubera ubushobozi tubona. Ikintu cyiza kigaragara kandi kikagaragarira buri wese nuko abofisiye batoya cyane aba bejo bundi abana tubyaye bamaze kwinjira mu gisirikare cya RDF. Uko bakora akazi n'ububasha bafite n'ubushobozi tubabonamo ni ubushobozi bwiza cyane butanga icyizere gikomeye cyane, ku buryo twakwicara tukavuga ko igihugu cy'u Rwanda gifite ingabo zishimishije. Ntabwo narangiza ntashimiye cyane abasirikare, abofisiye, aba generals twabanye muri izi ngabo za RDF imyaka myinshi cyane, kuva turi abana kugeza uyu munsi aho dusezereye. Twabayeho nka famille, twabayeho nk'umuryango, kandi n'ubu tuzaguma turi. Niyo mpamvu kuritaringa muri RDF hari ababigereranya no kuritaringa nk'uko izindi ngabo z'ibindi bihugu ziritaringa. Uritarize agatera umugongo ingabo akareba hirya. Twebwe turi famille, turi umuryango umwe, n'ubu turi hamwe. Ni ugukuramo uniform gusa, ariko ukabuzi ngo aho wayikenera urayisingira ako kanya. Uyu munsi iki cyiciro cy'abasezerewe cyagize amahirwe adasanzwe cyakirwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umugaba w'ikirenga w'ingabo, guhera mu masaha 8 kugeza mu mugoroba saa 12. Ayo masaha 4 cyangwa 5 twamaranye, twaganiriwe nawe, tuganira nawe neza cyane. Dusubira mu mateka yacu, tuganira aho igihugu cyacu kigeze naho kigana, tuganira n'umusanzu wacu aho uzaba ukenewe hose uburyo uzatanga. Ni ibintu by'ishema cyane, ni ibintu bishimishije. Twicaranye nawe turisanzura, turaganira. Abantu benshi hano, generals, officers, babonye umwanya wo kwisanzura, kumubaza no kuganira nawe no gutanga ibitekerezo. Turabimushimira cyane. Abandi bantu ushaka gushimira ni famille zacu benshi bari hano twazanye, abandi batari hano, ariko ntabwo byari gushoboka neza ngo twuzuze izi nshingano imiryango yacu itabigizemo uruhare, itatubaye hafi. Kubera ko akenshi akazi kakozwe muri iki gihe cyose kabaye akazi kadusabaga kutaba mu mago yacu, kutabana na famille zacu, kutabana n'abadamu bacu n'abana bacu. Ariko barabyihanganiye, badutera inkunga, akazi tugakora neza. Abo nabo gushimirwa cyane. Ndarangiza rero mbashimira mwese, kandi mbabwira ko iki gikorwa cyo kusezerera mu ngabo abagejeje igihe kizakomeza, kandi nibwo buryo bwo kubaka igisirikare cyacu kugira ngo gikomere. Nibwo buryo buzatuma igisirikare cyacu gikomera, kuko n'ubu turabona ukuntu gikomeye. Niho bituruka kutibona umuntu ku giti cye, ahubwo akabona icyagirira igihugu akamaro.
kwinjiza rero abasirikare bato mu ngabo, tukabaha imyanya, tukihutira kubaha inshingano uko His Excellency abikora. Ntabwo bitangiye uyu munsi, ni ibintu bimaze imyaka n'imyaka. Ababaye muri izi ngabo kuva kera murabizi, kuva 91, 92, His Excellency afata abana bato, abofisiye bato, akabazamura vuba, akabaha inshingano, akabigisha. Kuba rero tukimufite ni amahirwe tuyakoresha kandi turabibona. Ntabwo twajya muri byinshi cyane, ibindi aba ari amabanga akomeye y'igihugu, ariko ingabo dufite zirashimishije pe, zirashimishije. Abatanga ubuhamya ni abazishotora bagahura nazo, abo nibo babivuga neza. Ndabashimiye rero, nshimiye bagenzi banjye bampaye umwanya wo kugira ngo mbe nabavugira ijambo. Biragoye cyane kuvugira buri umwe wese hano ikimuri ku mutima, ntabwo nabishobora. Dukomeze dushyire hamwe nka family ya RDF, yaba baritaris, yaba bagiye imbere, n'abazarataringa ubutaha, n'abakiri mu ngabo. Iyi family niwo musinge iki gihugu cyacu kizubakiraho, nk'uko His Excellency yabivugiye mu Karange 1992. Ni umusinge iki gihugu kizubakiraho iterambere ryacyo. Uwo musinge nta kizawunyeganyeza na kimwe, urakomeye kandi buri gihe urushaho gukomera. Nkaba usoreje rero mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza abajya mu biruhuko akazi keza, ariko nkabibutsa ko igisirikare ukivamo ariko ntabwo kikuvamo. Murakoze cyane.